Muyandi makuru nuko ekipe ya Sport bigeza kwa gatanu yamaze kubona aba winga babiri bagomba gukina impande zombi. Ubwo nanone kandi umutoza akagomba kwagera mu minsi mike cyane kugira ngo tegure umukino ukomeye cyane uzaba kuri uyu wa gatandatu. Ekipe bazakina ndaje nyitangaze umunsi ndetse n'itariki naho bazakina. Oye nibyo nago wibeshye Ishoti TV niyo televiziyo rukumbi hano mu Rwanda ikorera kuri murandasi ikugezaho amakuru ya siporo kandi kujya Ishoti TV tuganira n'abanyirabyo ugasobanukirwa igwa n'igurisha ry'abakinnyi. Akarusho twihariye nuko tubogereza shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda Primus League mukamenya abazina y'abakinnyi mukunda hamwe n'umunyamakuru wacu tuyishimire Anastasia aka T-Stash Teacher Stash mwarimu w'imikino umupira wacu tukunde duteze imbere siporo nyarwanda. Muhire Kevin Internationali barafinda baba George yakwizera drive sabu shot kabisa. Alright kabisa, reka nizere ko mumeze neza cyane, mwiriwe neza, ebana ibintu bimeze neza cyane, mwatoye nde? Come on. Ngiye ko nayivuze mu byukuri isezerano niko narikoze. Nesheje imihigo yanjye rwose uko nabivuze niko byagenze ku gipfunsi niyo nego. Nizere ko umusaza wacu twamutoye 100% mu minsi mike tukaza kuba turirimba intsinzi nkuko byabitubwiye nitubimusigemo. Come on. Nitubimusigemo. Nare yacu tugome tuyige inyuma nge ndaga ndi nare noye n'inyuma ndaga tari gato ya nare noya nyine y'amashagaga y'agasore kamashagaga. Come on. Urumva? So nizere ko mumeze neza cyane ahangaha ni kuri platform yanyu. Iyi ni Ishoti TV. Turaseka nta kuvuga ni mishiha, turi mu gihugu cyiza, dufite umutekano, Imana tugira ibuntu, dufite n'ibyo kurya n'ibyo kugiki. Niye mpamvu navuga nishimye kandi nishimiye abantu banje mu byukuri. Nzajya mvuga nishimye mujye mubyakira gutyo. That the reality niko kuri guhari rwose. Ndabanezerewe. So, niko tuyishimire Anastasia. Murisha Teacher Stash kuri Instagram mujye mu followinga nibyo byiza kugira ngo tugumye tubane niho information zitanga cyane ama update ya sport. Kuko hano nkora video gake. Nizere ko wakoze subscription kuri channel ya YouTube. Nizere ko wakoze subscription kuri Matera Sport uzajya ukaryama ukaruhuka ukumva amakuru ya sport. Tuyogana kuri ekipe ya Rayon Sport, tugiye kuganira kuri ekipe ya Rayon Sport. Iyi video nicyo nyikoreye, ariko at the end ndazogaruka ku nkuru za ekipe ya APR kimwe n'inkuru z'umuvandimwe wamaze gutandukana ekipe ya TS Galaxy Fiacre Noir. Ndakubwira n'ikipe agiyemo n'ukuntu ibintu bimeze, yasezeye amagambo ndaza kuyakwereka. Ndakubwira ebana inkuru zigiye zitandukanye zigenda zicacara hano hanze, ariko Beskar ikiganiro kigiye kuba kiri concentré kuri ekipe ya Rayon Sport Murera official. Abareyo bimeze bite? Niduherukanye inkuru zanyu zari zimaze iminsi zibaye kanst kuko ekipe ya Rayon Sport nta kintu ari gukora yambaye subye imyitozo mu gihe ekipe ya APR gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup, Sekafa Darpot Kagame Cup ara mu gihugu cya Tanzania. Komeje no kwitwa neza cyane kabisa, congratulations kuri ekipe ingabo z'igihugu iri kwitwa neza cyane nkabikunda, tazamura idarapo ryacu neza cyane. So ekipe ya Sport rero icyo nje kuyivugaho ni iki ngiki, munize amatwi munize umwanya munize igihe. Ekipe ya Rayon Sport mu kanya gato nibwikize itangazo hanze ivuga ko ifite umukino ukomeye cyane izakinamo na ekipe ya Gorilla FC, ekipe ya Haji Yusuf Mudaheranwa, perezida wa Rwanda Premier League, perezida wa Ligue rwose. Ikipe ye iraza gukina n'ikipe ya Jean Fidel hariya ku kibuga cya Kigali Pele Stadium Nyamirambo, umukino ukomeye cyane. Iyi match ikaba izaba ku munsi wa gatandatu ku isaha y'isa 9 n'igice. Abantu rwose bose bahugutse bazareba umukino wa gishuti w'ikipe ya Rayon Sport na ekipe ya Gorilla. Ama ekipe yambara umweru ndetse akambara n'ubururu yose mu byukuri azakina uyu mukino. Ekipe ya Rayon Sport ifite n'indi mikino ya gishuti ikomeye cyane nk'umukino iri guteganya nyine kuri Rayon Day. Hari ekipe ikomeye cyane besha bavuga ko ari Mamelodi Sundowns, ariko ekipe iri mu bwiro. Bamwe mu banyamakuru turayiza, ariko kugira ngo ekipe ya Rayon Sport izakore ikintu kiri surprising, murabizi ko muri Misiri gukora ibintu igenda itunguza abakunzi bayo kugira ngo nyine bakomeze baryoherwe. Na mpamvu kugira ngo twice iyo murumva ko ekipe ya Sport mu byukuri niyo nego yihaye kuvuga ati abakunzi bacu tubatunguza utuntu baryoherwe kugira ngo bishime. Nawe uzumviye bakoreye nka BT baguha nka gift, ibyiza no kuba gutungura iyo babikubwiye ubumva nago ubu bitacinga nago bawumva uburyo bwabyo. So rero nicyo kipe ya Rayon Sport yahisemo ati tuzadukora akantu kari surprisingly ku buryo abakunzi bacu bazajya bahita bumva banezerewe rwose ubuje ibinyamuneza. So rero natwe nta mpamvu turabiza, ariko reka natwe tuye bidutungura turyoherwe nk'abandi bose. So
ubwo rero ekipe ya Rayon Sport igihari nuko izakina ikipe ikomeye cyane hagati y'izo ngizo muri kugesinga izo muri gutekereza haba ekipe ya Mamelodi Sundowns, ekipe ya Falaba, ekipe ya Vitalo, ekipe ya Vita Club. Ayo nama ekipe hazavamo imwe nicyo mbabwiye ishobora kuzakina ekipe ya Rayon Sport, ariko na Yanga bari kwishyira muri ayo mazina mushatse no mwayiterekamo ntacyo bitwaye. Rayon Sport kugeza uyu munota nta mutoza ifite kameme. Ekipe ya Rayon Sport nta mutoza ifite, ariko hari umutoza uri guhabwa amahirwe kuba yahita akomeza ni ekipe bamwita Guy Bukasa, muramuzi muri AS Kigali, umutoza w'umuhanga cyane. Benshi bavuga ko ekipe ya Sport yamutse ihifashe Guy Bukasa kamukoresha ku mwaka umwe nko biri kuvugwa. Mu byukuri inkuru ziva muri Sport nicyo ziri kuvuga. Guy Bukasa arahabwa umwaka umwe ubundi akomeza na ekipe ya Sport, then babanze barebe uburyo ki ahangara uyu Darikonovic ekipe ya APR FC utari gutsindwa habe na gato. Imikino ya Sekafa yitabiriye rwose nta match nimwe aratakaza. Igikomeye kibi yakoze cyasha yakoze no kunganya na ekipe ya Sport Villa Club yo mu gihugu cya Uganda. Match banganyije uyu munsi ku isaha y'isa rwose, match abaye hakiri kare cyane, barayinganya igitego kimwe kuri kimwe, ariko n'ubundi uyu mutozo wabanago ari hejuru. So uyu Guy Bukasa naramuka hawe ekipe ya Rayon Sport muramwizereramo, ndashaka kuvugana n'abareyo, mwandike muri comment. Guy Bukasa muremeranwa n'ubuyobozi bwa Jean Fidel guhereza umwanya Guy Bukasa, cyangwa se murashaka umutoza w'izina uri kuri level ihambaye w'umuzungu? Bano bazungu bafite mentalite nyine ziteye ubwoba cyane, ntabwo ujye umuvugiramo. Mwabonye umuntu bita Julien Mete arakora ibintu mugashaka kuzana ibintu byanyu, reka dahita bashyira abasiba ku ikarita. Bano banyarwanda mushobora guciringa bakanacinya inkoro. Rero bano bazungu niyo mpamvu barakandare nyina amakipe ajya gushaka bano bazungu nyine nta bintu byinshi cyane. Umuzungu yavuze ikintu, mwabonye bajuje metamena amatelefone, uramutunguza ibigahunda we ngo nganga ikintu kireka reka kuri ibintu byiwe umurongo wiwe. Niyo mpamvu batandukanye. So mwebwe murizerera muri Guy Bukasa umutoza agaruke muri ekipe yanyu? Ni umutoza waciye muri ekipe ya Rayon Sport ubwa mbere haje, muramushaka muravuga ati yes or no, yego turamushaka, oya nitumushaka. Mubyandike muri comment tuze kureba ibitekerezo byanyu. So ijya rero nuko ekipe ya Sport mu byukuri irakomezanya na Guy Bukasa. Guy Bukasa aragaruka yifashe ku munsi wa gatandatu hari umukino ukomeye cyane bazakinamo na Gorilla, niho bazakina. Ubwo rero agomba kuba ahari nagihunze rwose. Abakinnyi nababwiye ekipe ya Sport igomba kuzana ifite ibibazo ku mande, baba haba wingi ibumoso na wingi iburyo. Ekipe ya Sport nagira habonera ibisubizo birambye nyuma yuko Tuyisenga Arsene amaze kujya muri ekipe ya APR. Urumva abantu nk'aba Ojiani bari bahari bajyaga bahenge kwa ba Yusuf Rekada. Ubwo rero iracyafite ikibazo cyo ku mande, ariko umwataka we arahari. Umwataka arahari azahangara umuntu bita Charles Bale uwo bita Prince Junior Elenga Akange. Uyu musore yavuye muri ekipe ya Otodoy akaza muri ekipe ya Vita Club, akava muri Vita Club akaza muri ekipe ya Rayon Sport. Mu byukuri ngo yarafite resita nziza muri Otodoy hara mu gihugu cya Congo Brazzaville, naho yitwaye neza cyane ko yatinye imikino 13 yatsinze ibitego 13 I mean. Afashe ekipe gutwara igikombe cya championnat za muri ekipe ya Vita Club hara mu gihugu cya Congo, atwara igikombe cy'igihugu cya Congo, Congo Super Cup aragitwara mu byukuri. Ubwo rero ni umusore mu byukuri ngira ngo mwanabonye statistics ziwe, hari video yibanza mwagiye mubona rwose, highlights ni nziza cyane. Ni umwe mu basore ku mipira y'imiterekano abatyaye cyane, tereka ku mutwe, aba tereka ku mutwe kabisa, arebana n'incundura nicyo kintu ngo aba nicyo kintu abatekereza yari gukina. Ubwo rero ni character nziza cyane ku mukinnyi nk'uyu mu typique number 9, abagomba kugira iyo composure, akagira iyo character nyine yo gutaninga quickly actinga mu aerial duels. Ubwo iyo mipira yo hejuru cyane akaba ari uwa mbere ugomba kutereka ku mutwe. Uyu musore rero arabishoboye akakavaringa ndetse agasubira inyuma akajya gufasha ekipe. So ubwo urumva rero afite karite nziza cyane kabisa umusore, zimwemerera kuba ari umwataka wa ekipe ya Rayon Sport official. Mwuka byaramwe ekipe murabona izahangara ekipe ya APR. Ni ikibazo mbabajije birakomeye cyane, ekipe ya APR ndi kubona iteye ubwoba cyane. Andi makuru, umuntu bita Fiacre Ntwari umuzamu wa ekipe nationale Amavubi yamaze gutandukana na ekipe ya Sports ya TS Galaxy. Atandukana ekipe ya TS Galaxy. Yashimiye umutoza, ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa burebure cyane ngira ngo murabubona. Yashimiye umutoza rwose Lomavic watozaga ekipe ya TS Galaxy, yashimira Greg Tafia
watozaga abazamu aravuga ati mwarakoze cyane mu by'ukuri kumfasha kugira kubyo nifuzaga. Murabusoma namwe muri kubona ahanga kuri screen. Ubwo rero ni Fiacre Ntwari ewana akaba arangizanyije na ekipe ya TS Galaxy, akaba agiye gukomezanya na ekipe ya Amakos yamaze gusinyira imyaka 3 amafaranga menshi cyane kabisa. Amakos azayikinira saison 3. Umuntu bita Fiacre Ntwari ni umuzamu mwiza, ekipe nationale mwizeremo, yaradufashije, yakoze amasave muri TS Galaxy, mwaje mubona imikino myinshi agiye agaragara makuramo amapenalite. Ni umuzamu mwiza cyane w'ibihe byose, nekereza nagaru w'ibihe byose nanone nayendegereye, ariko ni umuzamu mwiza ekipe nationale igize muri era. Nekeza ko twamutiza amaboko tukamutiza amasengesho muri ekipe ya Amakos agiyemo, akazagira iki, akazagira n'ubundi statistique nziza, akagira umusaruro, akakomeza gutera imbere kugira ngo natwe ekipe nationale ikomeze kugira nyine ubwo muvuduko bitewe n'umuzamu mwiza dufite. So ubwo rero tumushimire ndetse tunamuragiza Imana ahagiye azahirwe, tumundagazeho amasengesho. Ni Fiacre Ntwari, umuzamu mwiza cyane, n'inshuti yanjye, ndamukunda cyane. Fiacre, I love you. Nkunda akazi ukora, nkunda kuntu ushyiraho umwete kandi bikacamo, nkunda umuntu w'umukozi njyewe. So ubwo gahunda rero isigaye ebana no kubabwira update ku bakinnyi ekipe ya Sport igomba kuzana ndetse n'umutoza, nkaza nkomprima mvuga ati kabaye byarangiye. So mugira amahoro rero, mugire ijoro ryiza. Cyo nifuza nuko mumenya uyu mukino wa ekipe ya Sport ndetse mukazana watendinga mukamenya. Ariko nanone imyitozo irakomeza ikorwe kugeza ku munsi wo kwa gatanu, ubwo nyine kwa gatatu bazabyuka bajya gukina match ikomeye cyane. Ubwo ngubwo mu Nzove tuzatwahurira, bazajya bahaboneka n'andi hagiye atandukanye kugira ngo dukomeze dushakishe information. Hari ikiganiro mfitanye n'umuntu bita Serumogo Aromari muri iyi minsi ndetse na Pascal. Very soon rero mushaka kuzakibona hano ku Shot TV, turi kugiplaninga kugikora kandi bizacamo neza cyane. Mugira amahoro y'Imana.